mbega ndagukomerekeje sha pole sana kabisa. Reka nkubwire kwanza ni iki gikoze kirigwa kikunteza sigaye mva hano mukirirwa mu tugambo hano gusa. Turashaka wa mugabo wawe mwamubonye ngo ari mumbwira icyo mumushake Hari heze no si uyu muri kuvugana ninde si we Ubwo suri ikigoryi cy'umukozi cyo kurya kirayi kimwe. None se boss bawasize bingahe? Bingase iyo mvuye hano ndabibara. Umva wakana we mituwere ni iz'abagore batwite. Urumva ngiye namenye ibyo bintu. Nese wawe natwite. akagabo wanjye cye ibya Murekere ibyatsi wowe uri ihene. Akibyo nibi kuba wambaye. Boss rega hano hasigaye harimo ibiterana amabuye. akosha kuri nk'umuntu ubwo ntabwo akobye amasahani Waruzingwe se ntago ari wowe horo nteza so mutekereza kimwe. Nutubarize inshingano mba nkubwira. Nzava muri ugo cyangwa uruvemo. nituruvamo na mutwe mbese ngo imibu y'imigore nigendana malaria ku mabere yayo Uzamubwire kari nta numwe tuzonka muri iyo. Mbambwire sheri. Nimba unkunda kandi rwose unyumva uriya mwana ntabwo mushaka ngaha. Yose shero urumva twakwirukana uriya mwana ari twe muryango w'Akagera. Ese mabuja. Ntunkunda. Zibaho ngaho. Ntuzigire umva n'umunsi umwe unyumenyera. Uri kunyumva? Gakwa bite? Uvuye iki gitondo? Uvuye iki gitondo? Abonema. Okay, sawa none reka njye ku kazi. ako papa ko cyura umukozi asigaye anyiyembera ko cyasigaye nsuzugura Akwemeho se kandi yagukoze iki? dore yakuntu byadatse yabinganishije kandi nano mbwiye ngo ndashaka kwiyorera umwana Batura mukozi asigaye atumva sinzi wagira ngo yarasaze neza. wazakirukanye Haguse mwirukanuze ngo ngupfa kubona umukozi. Waza gakora akazi ko guteka gukoropa byose agakata jarida akagira nani? cyane byo koko ntabwo byoroshye kumubona ngaho tuzamwihorera ajya yirwa nyenda Ubundi wose nakigusuzugura waje umuhondo. unguri mwabona akaboko kanjye kakigerereza uriya muntu uramukiga Ewe, ko kako kaboko kawe ni nk'akumweyo. ariko usibye n'ibyo nanjye mfite intwaro ikomeye cyane Intwaro ufite yihe ntwaro yindi? namenye uko yareba gutya arakarishye hari umunsi umwe uzasanga yagaramye namudwinze byamurenze None se umudwinga ahubwo ururuyuki? usibye n'uruyuki ahubwo njye ndivuba iryari ndiba mu ishyamba Ko gako waje ureka kunsetsa. ujye ukomeza useke nyine kuko byongera iminsi yo kurama Sawa, nuna mudwinga uzicunga atazaguhonyora. amonyora usibye n'ibyo ngibyo amonyora ngenda guruka n'ikirenze sigaye naniga karate Wiga karate. Sawa gaho sigara ucunga urugoro nta kibazo. Wiga karate. Sawa gaho sigara ucunga urugoro nta kibazo. ubusa ndirwa nicaye hariya numutegereje pa kuvuye kure Negeza ndavuga gucunga uriya muhungu atazakwiba. noneho natwiwe nzavuza induru aho uzaba uri ku kazi uzatubyumva Sawa ntacyo gojya mu rugo gogenda. Karibu. Hano nta kibazo karibu. Wewe kusuni kumwami hano urashaka iki? Ahubwo se kuzumuhobera njye nawe turaziranye. Ngo iki? Ngira aba hano bari hehe? Aba hano barahombye ninjye wahaguse. Umva nkubwire. Mbabaruga banyimikino umbwira aba hano aho bari pe kuko ndabakeneye byihutirwa. Gusa wumva uruhe rurimi ngomba ari rwo nkubwira. Ko numva tumva ikinyarwanda. Umva tubyihorere. Mbarundengeraho umugore wa ntarari pe kuko ndamukeneye kandi byihutirwa. Ubu se ko birwo bahobagira birukanka namenya ubashakira hehe. Ibyo rwose ntubimbaze. Aha ni wawe. Wowe ubwawe. Kwa gasore banzu unafite kwiyemera kwinshi. Yiyemera jyewe se. Utiyemera se. Wowe urabona wafata ino nzu ukayigura. Ahangaha ni wanjye kugira ngo ubyemere nushaka uzenge kugutembereza ibyumba byose by'inzu. Kereka nk'ubu ngubu ntaraje ibyo wabyikomeza kubivuga. Ntare se wamukuraye ko bamuzirikiye mu ishyamba. Ko mba nufite ubwoba se nkaho iyo ntare yacitse umugozi cyangwa umuziriko bayizirikishije. Nakubwiye ngo aha hose ni wanjye nimba utabyumva sinzi icyo nkora. Mozari ibintu mba ntari kumva. Uba akantu kareshya gutyo
gafite nka metero imwe na santimetero hafi indi imwe. ubu kandi kugira ngo ubyemere nuko uzasanga umukozi ari kunyogereza imodoka. Wowe imodoka wowe sibyo no kuyibona itambuka no mu muhanda igenda. Wowe mu buzima bwawe uzi nuko ipine ryayo risa uretse kuzibona zigenda. Ako se waretse ufite n'agapapuro ushushanyijeho se basi. Waretse kuba umupfapfa ukareka kwiri gushaka abaho bagiye ukaza ukagumana nanjye. Niwe mugabo wa mbere tubonanye tutari tuziranye sanga nta bwenge ufite ahubwo n'ikimara. Nimba atari ibyo rero mva mu maso w'incuro umwuka. Nsohokera mu gipangu cyawe cyanjye niguriye. Umva neza tananesha. Kagabo k'amafuti gusa. uretse nze ngo amagara bite wa mwana amakuru neza ugenzwa niki ubwo bambwiye ngo nze ubwe ku mugore yagiye kubyara none baragira ngo nkore iki baragira ngo njye kumubyaza bari bambwiye ngo nze nkubwire ushaka ukuntu hagera ataza kugira icyo akenera akakibura ariko mama wawe ubundi ni gatumwa kuriya mugore yijyanye ntiyigeze mwirukana mwampaye amahoro erega kubimbwira wagira ngo mbifitemo uruhare njye nabane mbifitemo none bahora bagutuma hano uje gukora iki mwihorere nabyara zizane nkuko yijyanye wanze kugura mituweli atwite ubwo uzayigura yarabyaye akoreka nkubaze supanete niyo yubaka urugo wagira umugore utwite utaryama muri supanete ubwo arwaye malaria wabyifata mute ubu se njye kari ntayo ndyamamo mbaye wese uratwite none ushatse kuvuga nkozwe mu byuma nese kuki utagura supanete na mituweli akoreka nkubwira uwagakobwa we nawe ufite imyumvire nk'iya mukuru wawe ngambwira ibyo mbabwira ndashaka kwigendera ndabisubiramwo kangahe genda umubwire nabyara zizane nkuko yijyanye uziko menye nawe nta mutima ugira niyo yaba yarasize kwibyo mubabarira se ntiyanteje abantu akagenda akanteza isi yose ariko nyine nuko hari ibyo mutumvikanye ku buryo yakwifata agashogoshera akagenda atanansezeye genda mabwire ko utari buboneke ubwo se ariko ndabisubiramwo kangahe genda ubabwire namara kubyara zigarura nkuko yijyanye okay nta kibazo reka ngende mbibabwire watinze ahubwo gusa ndumva ingo zo mu minsi y'imperuka zitoroshye uracyari umwana wowe ntago ibyingo uziza uranyumva genda asanga mukuru wawe iyo ku bitaro nawe ugenda umurwaza icyo azashaka ajya guhamagara ukimuhereza kwegwa muza gutesha umuntu umutwe gusa genda nawe ajya gutuma ntago ndi kamara imbere hoshi genda nawe bimufasha Hako kugeza no masaha utorana cana n'imbavu. Kuze naracana imbavu wagira ngo nkutekera amasaza. Amasaza se papa n'amafaranga yagusigiye. Ubu se amafaranga 500 nari kuyagura iki? Kuba cyo wafashe nimba nta cyari kugura. Hari nzi ko ndi bujye kuyabyaza nirondera byapfuye. None wafashe n'amafaranga twite. Atwita se amafaranga aratwita. Nusiri kumbwira ngo wari uko ari byo byari kisa nimba adatwite. Nakubwiye ko uri kumva nabi. Nakubwiye ko nakuyajyana ku kirya barezi none bayariye. Nawe ururezi rero niyo mpamvu. Ndo umurezi uzuko ari ahantu ushyiramo igiceri cy'ijana kikagwa nk'ibihumbi 10. Ubwo se amafaranga ufashe wayavunikiye kuba kimukunda iby'ubuntu abantu. Hasi ubwo urumva ari iby'ubuntu simba nashoye. Baraguha ijana ushyiramo urya nk'igihumbi ukimura ubufashe inyungu mu gihe gito. Yes. Muhereza amafaranga yanjye yajyana muri ibyo binagaza. Numara gukura uzamenya uko gikora. Ndasagiza ngo nina nakora nzakora mfite ubwenge nk'ubwawe ukabura nabunyirije. Ushatse kuvuga ko nta bwenge ngira. None kora bufite ariko ni hafi ya nabwo. Nta bwenge ngira.
ubusa amafaranga yanjye yose reba hano wagiye nkagira ngo basi wagiye no guhaha kumva wagiye gukina ibyo bintu reka papa naza ndakwereka asubwa kubwirirwa umunsi umwe hari icyo uri buhari ubwo uri bupfe ubundi se papa we ko ari ukwikarakasa yangira ati nta kintu akugira yangira ati ngiye gutegura umubanda kuko ni nkaho ndi rwambira ngo ari ikarakasa ntabwo ari kwikarakasa araterura umuntu aguhunga taka manka naguye gusa iyo nkirya kandi wari kubibona naho ubundi bose ni ukuri buriya mujye mwihangana nimbabwira ibintu nka biriya ni ukubera urukundo ntabwo nshaka ko muzarwara malariya kuko ntandi nabona umubosi mwiza umpemba neza unangurira akantu rekana n'ibyo ngibyo aya mazi ko utayakuye aya mazi yo buriya nari ndimo ntunganya hariya mu gikoni kugira ngo mujye kurya muhite mugira ubu se uyu ukakubona akiruka niba hari umuntu wa mbere ufite umukozi usekeje muri iki gihugu cy'u Rwanda uri uwa mbere kabisa mbese impamvu akubonye akiruka ni iyi ese ubundi ko yambwiye ko aha hantu hahombye warangiza bakagufungira mu ishyamba akaba ari uhagura iminyuru wabayiciye ute ngo ngwiki nge nzirikira mu ishyamba uretse uriya muvuna muheto ndaje mwereke ariko niko yambwiye ahubwo umva maze nkubaze uriya mukozi wawe yaba ari muzima ubu si icyo utabonye niko akubonye akiruka nyine ni kuriya arwaye mu mutwe buriya n'isoni zimwishe ariko tubyihorere nyibwirira umugore wawe ari hehe umugore wanjye yarahukanye ahubwo numvishe bambwira ngo yagiye kubyara kandi uri kubivuga nkaho nta kibazo ufite nose ko utagiye kumureba ukaba ukiri hano njyewe bimpagurutse hano ngo ngiye kumureba ariko koko umuntu bwashyize mu bantu ubu ngubu ntushaka kujya kureba umwana wawe wibyariye koko amaraso yawe nta umwana wanjye aravukana amahembe se ku buryo araba ateye amatsiko ariko nakumiro koko si uburemye ute koko uko ndeba ngewe niko ndemye buriya ngiye sinjya nkunda umuntu mpemukira na rimwe ese ubundi ubwo yagukoreye iki ku rwego uvuga gutyo ko numva nta n'ikintu yaguye mu kiyeho uzi ko ibi yankoreye kugira yifata ahaguruke mu rugo agenda atanansezeye ngewe buriya sinjya nkunda umuntu wampemukira ndumva naramwanze cyane erego nyine ubwo yabonaga byanze ibikise byanze ahubwo shareka nkubwiye gushaka muri iki gihe bimeze nko kwibera muri gereza kabisa ubu se tuvuge ko nta wundi mugore uzashaka tubizanye ukuri ndakuzi shareka nkubwire nzashaka ariko nyine mbonye umuntu umeze nkawe ndabona umeze ukuntu waraye ubu noneho nkubwiye ngo tubane wabyemera vuba kubyemera utari wanasoza kubivuga nahita mbyemera ubu rero nanjye ushaka kungira nk'aba bose nyine ushaka umubagize ubu se hari uguhobagiza nako ntago naguhobagiza umva ntareka nigendere gusa inama nakugira niyo kujya kureba umugore wawe umva nkubwire ntago wantera ibitandimwo rusi we ahubwo wowe genda utekereze ku byo nkubwiye abagabo baragwira nzabitekerezaho sawa baye nyine begege sopo we aha yahata kwa gicucu we boss niko boss no hagarara ko kireba akose boss uzuka ari ubwa mbere mbonye umuboss ugiye gukubitwa n'umukozi none ushatse kuvuga ko ugiye kunkubita none se ubundi kukubaza kuza unterura uri kunyitorezaho umva nkubwire kado wowe urutwa na wa mufuka wuzuyemo umucanga n'ubu nanakwiitorezaho ako boss uzuko ntarinzi kujya urwara iyi ndwara ubundi yagufasha ite koko kurwana n'abakozi iyihe ndwara sura kuba cyo kurwana n'abakozi ubundi kirazira kikarazirizwa nta muntu ujya urwana n'umukozi aramwirukana nago bajye barwana umva kada amafuta ugira ahubwo nanakwica ukuntu wiriga ugenda uvuga ngo ngiye ngo nzirikiye mu mashyamba ufungiwe mu ishyamba ako si ibyo bintu uri kuvuga ni ibiki ubundi ko nta n'ibyo nzi